twarashwaniye, ariruka nanjye mwirukaho, ufatira mu nzira agiye kuja mu rugo, tangira kurwana, urumva abantu baraza baradukiza, ariko uri kumva nk'imyaka nari uti gwisha imvura, gwisha imvura, turahita tubona yuko uri Imana ibana natwe. Icyo gihe iba igushije ya mvura, ibiragoye, imvura iragwa, twari duheruka gusenga uko tubyumva, ahasigaye turasenga turidagadura. turabasuhuje bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku munsi, mukunda ibiganiro byacu aho muri hirya no hino ku isi. Ndizera ko mumeze neza, utameze neza yihangane, hari igihe uyu munsi biba ari bibi ariko ejo ibintu bikaba byiza, kuko dufite Imana ihindura amateka, ahari umubabaro ikahashyira ibyishimo, ahari amarira ikahashyira umunezero. Rero ndizera ko abayiringira bafite ibyo byiringiro by'uko ejo Imana yahindura amateka. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tugiye kuganira n'umutumirwa wacu, nk'uko mubibona imbere ya kamera, turi kumwe n'umugabo, umugabo ufite amateka, umugabo ufite ibintu byinshi byo kutuganiriza byatwubaka bikatugirira umumaro. Mukurikira ikiganiro rero kugira ngo muze gukuramo ibintu byabagirira umumaro. Reka dutangire twakira umutumirwa wacu, atwibwire, atubwire amazina ye, atubwire aho atuye, mbese atwibwire nk'umuntu w'umugabo. Ni karibu twibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Emmanuel, mvuka mu karere ka Musanze, umurenge wa Cuve, akagari ni aka Kabeza, umudugudu wa Kungu. Murakoze cyane Nshimiyimana. Utubwiye ko witwa Nshimiyimana, ese waba uzi impamvu bakwise Nshimiyimana? Impamvu ganira n'ababyeyi, byari bikomeye kugira ngo nze kuboneka cyangwa kugira ngo mvuke, kuko hari abambanjirije bagiye, maze kuboneka rero baravuga bati dushimiye Imana ikuduhaye. Ubwo ukurikirwa n'abantu bangahe bagiye, nako abo ukurikira? Abo nkurikira imbere yanjye bitabye Imana ni abana bane. Kumva ko narinje ndi uwa gatanu, birumvikana rero bagombaga gushimira Imana yakoze icyo gitangaza, nje nkaba ndiho. Birumvikana cyane, barakubonye ibyishimo birabasaga, ati dushimiye Imana imuduhaye. Imana ishimwe rero yatumye uvuka, twari kugira ngo n'uyu munsi tuzabe twicaranye. Harya ubusanzwe usengera hehe? Itorero ryanje mbarizwa muri ADPR, itorero rya Nyarubande, ururembo rwa Muhozi. Uri umurokore muri make. Buriya wakiriye agakiza ryari? Igihe nakiriye agakiza, natangiye kwinjira mu rusengero muri 88. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? Nari ndi muri 13 gutyo, 13, 14. Nkajayo, icyo gihe amateraniro yabaga nimugoroba, ntabwo amateraniro yabaga mu gitondo nk'uko bisanzwe, yabaga nimugoroba. Tukajayo turangije akazi, tukaja gusenga, tugataha mu masaa 2, saa 3, tugataha. Ariko icyo gihe twabanzaga twumva mbese ibintu abantu bari kudushiramo ni ibiki. Uri kumva ko ntabwo twahise dufata icyemezo ako kanya,
kuko icyo gihe ntabwo ari nk'ubu. Icyo gihe nari kujya njya mu rusengero, icupa rya byeri ryaguraga 70, mitsingi igura 80, urwagwa rusanzwe rwaguraga 20, igikombe cy'umusururu cyari 10. kugira abantu rero bashobore kubireka byabaga bigoye, kuko byabaga bigoye. ariko Yesu araza rero. uko najagayo agenda, ariko umuntu agiye kureba bisanzwe. ariko igihe nyirizina mu gukizwa kwanje neza igihe nabatirijwe, igihe nabatirijwe 92, niho nagiye mu mazi menshi. ariko ninjira mu rusengero bwa mbere ni muri 88. batizwa 92. imyaka 4 yose. Iyo myaka 4 yose ubwo wari uri gukora iki kuki utahise ubatizwa? Muri iyo myaka 4 nta bindi nari ndi kureba, ahubwo nabanzaga nasuzuma, kuko icyo gihe mu mikirizwe yacu ADPR ntabwo yari yakagezemo abantu tuvuga ngo basobanutse. hari harimo abantu baciye bugufi cyane, ukavuga uti wenda bariya mbese ukabona biragucanze. ariko igihe kigeze rero twumva ko iri torero ritari ryarindi ry'abantu baciye bugufi gusa, n'abakomeye bagomba kubamo. biba ngombwa yuko twemera kwakira Yesu nk'umukiza, kuko twari tumaze kubona habonekaga imbaraga z'umwuka wera, ukageramo ukumva Imana ivuga. uri kumva ibyo byose byagusabaga kugira ngo wumve mbese ibi bintu abantu bavuga ni ukuri cyangwa si ukuri. muri icyo gihe cyose rero habagamo kugenzura ngo umuntu arebe koko ibyo bintu nimba ari ukuri, niba umwuka koko ukora, niba atari ibintu abantu bikoresha, niba atari n'ibiki n'ibiki. kuko icyo gihe benshi bajagamo kavuga ngo bagiye mu buraya, abandi bagiye ibyo. natwe bikadusaba kugira ngo twigenzure koko turebe mbese bambaye murokore. ndumva waranakijijwe ukiri muto, kuko urumva wari munsi y'imyaka 18. use buriya wakijijwe iki ko numva wari ukiri mutoya? ko umwana w'imyaka 18 nta bintu bihambaye aba aragakora. sinzi wowe rero mu busore bwawe utarakizwa, ubundi wari umeze ute? ni ibiki wakijijwe, ni ibiki waretse? muri ibyo uba ngo umuntu yakijijwe, nta muntu upfa kugenda adafite ikintu gitumye agenda. yewe muri make nk'uko ubimbajije, ntabwo twari twakagiye mu bintu by'ibyaha byinshi, ariko nko kunywa inzoga twarazinywaga, ugasanga umuntu atangiye gusinda afite iyo myaka 14. twari tugeze aho abantu dutangiye kuja gutereta abandi bana. ibyaha byo byari bitangiye kuza. ntabwo twavuga ngo ntacyo twakijijwe, kuko twahunze umujinya w'Imana uzaza. kandi koko mu by'ukuri ibyaha byari bihari. niba nari ngeze mu gihe cyo kuba umuntu yakofata icupa rya byeri akarigura, agafata itabi akarinywa, agafata mitsingi akarinywa, agafata inzoga akanywa, akajya hariya yahura n'abandi bana akabafata akabakubita. uri kumva nyine Yesu hari ibyo yadukuyemo, nubwo tutari twakageze mu rwego rwo gukora ngo dusayishe cyane, ariko hari itangiriro ry'ibyaha twari turi gukora. Yesu abaturokoye tutari twivurugura. Imana ishimwe yabarokoye. Imana ishimwe cyane. ni ukuri pe. ubwo se mbere y'uko ukizwa, ni nk'ikihe kintu wibuka uvuga uti Imana yarakoze irandokora, nari ntangiye gutana, bitewe wenda n'ikintu wibuka wakoze ukavuga uti nawe ukigayo ukavuga uti ahantu
nararengereye kabisa. N'Imana yari guhita impana iyaba ari nko mu bihe bya kera. Ikintu nibuka nakoze kitari ciza muri uko kunywa kuri iyo nzoga, hari umugabo umwe twigeze kugirana ikibazo, ndamukurikira musanga iwe ngo mukubite. Ubu uri kumva aho ngaho nyine nari nangiye kurengerera. Hari undi muhungu nawe twari twagiranye ikibazo, uri kumva Yesu yaguye kure ku buryo namushakishaga buryo ki namubona, byanga byakunda ngo mukubite yumve nyine yuko ibyo yakoze atari byo, ariko Yesu aje nyine ibintu bigenda neza. Iyo ntego se wayigezeho yo kubakubita abo washakaga babaga baguhemukiye? Iyo ntego nayigezeho kuko ntabwo nari nagakijije. Nk'ukuntu wabigenje kuri uwo wa mbere wasanze mu rugo? Kuri uwo nasanze mu rugo, namusanze ataragera mu rugo. Ubundi mwari mwashwaniye hehe? Twari twashwaniye ahantu ku gasantere kwa Hatoni, niho twashwaniye. Ariruka nanjye mwirukaho, ufatira mu nzira agiye kusha mu rugo, tangira kurwana. Urumva abantu baraza baradukiza, ariko uri kumva nk'imyaka nari mfite ntabwo byari bikwiriye. Ariyo mpamvu mvuga ngo hashimwe Yesu wandokoye ntari nasaye. Uri kumva niba nari ntangiye kubahuka ababyeyi abanduta. Yangana gate uwo muntu? Yari mukuru, yari afite umudamu. Yari umugabo? Yari umugabo. Ugira agasore? Yewe umusore. Uravuga uti ndakumena ko byagenda ko? Ndakumena rwose. Ariko nyine abantu baraza bati have shakoze baradukiranura, ariko uri kumva ibyo bintu ntabwo byagaragaye neza. Kuva icyo gihe rero byatumye icyo cyatumye nibuka, harahongera nkibuka ko nyine Yesu yagize neza kundokora akamvana muri izo ngesomi, muri ayo mahane nari ntangiye kugenderamo. Ariko banza ari umunyamahane. Uri kumva ko byari byaje, ariko Yesu yaraje ibintu bigenda neza. Imana ishimwe kabisa. Imana yarakoze cyane. Kuko nkurikije ubwo umujinya wagiraga icyo gihe uri muri gereza kabisa. Wari uteye ubwoba. Ukuri. Ubona ute se imikirizwe y'ubu ugereranyije n'igihe mwakizwaga? Imikirizwe y'ubu n'iya mbere, Yesu ni umwe n'agakiza ni kamwe, ariko uko abantu bitwararikaga mu gihe cya mbere bitandukanye n'ubu. Wenda ndaguha urugero. Twakijijwe turi abasore, ntabwo watinyaga kujyana n'umukobwa mukagenda mukajya gusenga, cyangwa twaja mu cyumba turi gusenga bisanzwe. Muzi ko habaga amateraniro, tugasenga tukaryama. Aho umukobwa yabaga ari niho umusore niba yari yicaye yararyamaga, n'umukobwa akaryamaho, ugaca mu gitondo tukagenda. Ariko ubu ngubu nyine ubona ibintu byarivanze. Ubu ngubu nta n'uwakwemerera ko ushobora kurara uruhande rw'umukobwa. Bamwe ni ukubafata bakajiriya, ariko icyo gihe abantu bazaga harimo agakiza gafite n'imbaraga, kandi n'Imana ikagaragara. Ndibuka hari umugabo umwe maze gukizwa, umusore umwe yigeze aza aravuga ati ngiye kureba koko ibyo mujaga gusenga. Atubwira umukobwa umwe yari ashakamo, aravuga ati ngewe ndaje ariko ntabwo nje gukizwa, nje gushaka runaka, kandi ndicara ahari, nimara kwicara ahari niburyama turararana. Twageze aho mu cyumba, Imana iraza. Imajije kuza irakora, imajije gukora, wa muhungu Imana iramurondora ibyamuzanye.
yahise apfukama arihana. Twaratashe aravuga ati koko nabonye Imana. Na kwa kundi ko gutekereza ngo aragirire ari ngo aragirite byahise bihagararira aho ngaho. Aravuga ati muri abantu b'Imana mbonye yuko koko mugenda mugiye gusenga. Uri kumva ko harimo itandukaniro rya mbere n'iry'ubu. Usanga harimo itandukaniro rinini. Twaragendaga gusenga umuntu akagenda akavuga ati Imana ndashaka kumbatiza mu mwuka wera, impano zikaza, ibintu bitangaza bigakoreka. Ariko biratandukanye n'ubu rwose, biratandukanye. Ariko icyo gihe wabonaga harimo imbaraga, itorero ari iby'umwuka pe. Ako banza mwambaye imbaraga cyane. Zari zirimo rwose. Mukarara igihiriri n'umukobwa umuri imbere kuri inyuma cyane, ugaca nta no gutekereza ngo uvuge ngo uyu mukobwa uwo ko ari mwiza tukaba turi kumwe ngo urashunajura. Reka aho ngaho rwose Yesu yabaga yaje, wese yaba akubise ibinya. Nta muntu wabonaga ari kumwe n'umukobwa n'irengo ngo nta bindi bari kumwe. Mbese hariho imbaraga z'Imana ziteye ubwoba. Aho ngubu hashya ku mbuga z'iki gihe kabisa. Sinzi ko n'ubuyobozi bwabyemera. Icyo cyizere cyaba gikeya, ntabwo byapfa gushoboka. Kuko abantu baradohotse. Umuntu yavaga ku nzoga akamenya ko ayivuyeho, akavuga ati mvuye mu busambanyi akamenya ko abuvuyeho. Waje kurambagiza umukobwa mukagendana nta avanse zibayeho, ukamumenya gutya ari uko yageze iwawe. Bitandukanye n'ubu. Bitandukanye n'ubu rwose. Abayobozi banyu ubwo koko babagiraga icyo cyizere cyo kuba araranyara? Abayobozi bacu ibyo ari byo byose nabo babaga bahari, kuko byabaga bigoye kugira ngo uyobore abantu nawe uri umunyamubiri. Kuko icyo gihe ntabwo wazaga utekereza gusambana ngo umwuka w'Imana uteye kukuvumbura. Ntabwo bishoboka. Ubwo rero niyo mpamvu uwo ari we wese wazaga, aho kugira nimba afite uwo mugambi yagombaga gutaha yihari. Uri kumva rero bitandukanye n'ubu. N'abayobozi babaga badufitiye icyizere, mbese ubona nta kibazo kirimo. Kandi koko bakamenya yuko tugiye gusenga Imana ariyo yatuzanye. Kigaragara ni uko icyo gihe mwambaye imbaraga cyane rwose. Ufite n'abantu bafite ku maso ku buryo wajyaga bagahita kurondora tuba twakuvumbuye. Babaga bakubonye bakavuga bati hari n'igihe twageraga nk'ahantu bakakubwira bati mbere y'uko mwinjira mu cyumba murabanza mwihane. Kumva kuko impano z'Imana zigatangira zigakora utari mwanageraho mu cyumba. Kumva rero byabaga byiza kurushaho abantu bakinjira hahandi turasengera bamajije kwiyeza, ugasanga ibintu byabaye byiza cyane. Imana ishimwe kabisa. Ibyo bihe kabisa byari ibihe byiza cyane. Ujya ubona ute se? Urabona hari umuntu ukizwa nkawe, urabona wakijijwe utari winjira mu bintu by'ibyaha cyane. Ariko hari n'umuntu ukizwa yarabanje gusayisha akajya mu byaha byinshi. Ubona ari umuntu wakijijwe atarajya mu byaha cyane, akuno we n'umwana avuka agasanga aho ni umurokore agafatiraho, cyangwa akakizwa akiri mutoya. Ukarabona na bano bantu bakizwa babanje gukora ibyaha byinshi, ujya bumva batanga ubuhamya. Ubona ari inde ufite amahirwe menshi yo kuzaramba mu gakiza, ninde ufite ibyago byinshi byo kuzagwa vuba? Ni ukuvuga ngo
uwakijijwe mbere atarakoze ibyaha byinshi n'uwakijijwe yarabivuyemo yarabikoze ibyo ari byo byose ari abo bombi kuko wenda duhere ku ba mbere mbere twagendaga turi kuvuga tuti Imana duha umwuka wera, Imana ikaduha umwuka wera, ugasenga waba wagize ikibazo cyo kurarikira, wagize irari ukabwira Imana uti Imana ndagusabye kugira ngo irari urifunge, nibuze urifunge ukwezi cyangwa amezi abiri, kuko byabaga bitari ibyo kugira ngo uvuge ngo funga burundu, kuko ubiyisabye Imana yabikora, ariko waragenda ukabwira uti Imana dore umubiri urananiye, ndakwinginze kugira ngo wumfungiye nibuze ukwezi cyangwa amezi abiri, nibiko kugira wumve, kuko nanone ugomba kuba uri muzima, kuko umuntu azahembwa ari byo yakoreye. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe twabisabaga Imana kandi Imana ikabikora, ntabwo ari uko turi kubivuga turi hano kuri kamera ngo turi kuryoshya inkuru, ibyo bintu byatubayeho. Hari bene data twabanaga bakaza tukabwira Imana tuti Imana dore byatuyobeye, gira icyo wadukorera. Abacu bari kuja mu rusengero batarabigezemo, icyo gihe ari igihe avuga ngo ariko ibi bintu bambujije bikarije kumva uko bimeze, ko badata bambujije kunywa urwagwa, bambujije gusambana, bambujije ibiki n'ibiki, kandi bo barakijwe barabikoze. Ibyo bintu ko babikoze agashakisha kugira ngo yumve icyiza. Hari n'ababikora atari ukuba kugira ngo abone ubundi buki, ahubwo ashaka kumva ibyo bintu bamubujije ibyo ari byo. Bivuga ngo rero wa muntu waje agakizwa akiri umwana atandukanye n'uriya wakijijwe yarabikoze, kuko hari impamvu itumye avamo. Iyo wafashe ingamba nyayo ukavuga uti ndaje ngiye gukurikira umwami Yesu, ukavuga uti Imana ndagusabye kugira ngo upfate, icyo gihe uba wavuye mu bintu se. Wa wundi we ari kujya gukora ibintu atazi. Icyo gihe rero wa wundi mu byerekeye mu byo kuramba mu gakiza, ntabwo twavuga ngo uyu n'uyu, ariko wa wundi uyu wakijijwe ibyazi aba azi ibyo yahunze, dore ukuvuga ngo yahunze. Iyo rero agize Imana ikamufata, mbese agakomeza mu masengesho, uretse ko buno biragoye kubera kugira ngo abone, ubwo ndavuga ngo abaramusigasira ngo bamusigasire akomere, biragoye kuko ubu usanga hari intege nkeya, ibintu byarivanze. Ariko ubundi umuntu yarazaga akaza gukizwa ati njyewe narasambanye, nakoze ibibi, nagize gutya na gutya, yaza agahura natwe kubera yuko dukomeye, twari mu mwuka w'Imana, tukavuga ati dore uko bagenza. Niba ushaka kwirinda, niba ushaka kugira ko ukomera, jya gusenga Imana, yego ukore ariko wirinde. Naho nanone iyo ka kararira gakomeje kuza, ukagenda ugahisha iherezo nyine uragenda. Muri make uriya ukizwa yarakoze ibyaha byinshi, aza ameze nk'uhunze, abazi ibintu yabayemo n'ingaruka byamugezeho cyane rwose, ku buryo aba afite n'ubwoba bwo kuzabisubiramo cyane. Ariko nanone ubona ko abasabwa gusenga cyane, kuko iyo agize intege nke gakeya ahita abisubiramo. Kandi ngo noneho ngo Satani nukoreza abadayimoni ibitero, uburyo ko cyakoze bigugura noneho bya mbere byari biki bigarutse, noneho birikuba kubera yuko hari ibyo wemeye none birakunaniye, usubiye hahandi nyine niyanguru bisubiye ku birutsi byayo, ubu uri kumva biba bibi, noneho byikubye. Bivuga ngo asabwa gusenga no kwambara imbaraga kandi akanirinda. Iyo atirinze rero ngo asenge abe hafi y'Imana, byanga byakunda, uri kumva ntaho yahurira na wa wundi ukirimo watangiye akiri umwana. Biba bigoye kuko uriya watangiye ari umwana, aragiye araririmbye,
yagiye muri korari akuriyemo agize gute ubwo uri kumva we nta bintu byinshi yagiyemo nta bintu byinshi yagiyemo wenda ndaguha urugero umuntu akuriye muri kore de dimanche arakijijwe ntagiye mu byaha arashatse amaze gushaka umugabo wazi ni uwo nguwo yashatse ukumva atandukanye na wa wundi uzi abagore nk'abatanu we uwazi ni uwo uri kumva harimo ikinyuranye muri make uwakijijwe atarasayisha ni umunyamahirwe cyane rwose ni umunyamahirwe kuko urumva aba afite amahirwe menshi hari ibintu byinshi yacitse yego ubwo rero wabwira icyo abantu bumva bavuga bati koko abantu barunaka bakijwe barabanje gutesitinga twajya twakijijwe ikira turiya natwe wajya tukajya gutesitinga tukazakizwa natwe tuzi ibyo dukijijwe bababwira iki icyo nababwira hari ibyago byinshi kuko hari igihe uvuga uti reka nje twese yanjye gutesitinga wagerayo ugakwama bikaba urakwamye kugira ugaruke bikanga cyangwa se ugahurirayo n'indwara cyangwa se ukawuteye umwana w'abandi inda cyangwa bakayigutera icyo nabwira abo bantu ni uko bagomeza kwirinda bakifata bakomere kuko Yesu ko yari arejo n'uyu munsi ni kwari niba tugize intege yarega ntituzavuge ngo Yesu niwe waziduteye ni twebwe ubwacu birakwiriye rero ko umuntu akwiriye kwirinda agategereza isezerano ry'Imana ibyo Imana yamubwiye byanga byakunda bizagira gute bizasohora aba bantu baganira nabo benshi ntabwo ari uko ako kanya ibyo Imana yavuze ngo biza ngo biraje ako kanya bigomba kubanza byaca mu bibazo byanga byakunda ushobora no kugenda ati dore warashaje none reka kugira ngo ujane reka tumanze turyamane yamara kugutera inda akakwanga uri kumva byanga byakunda icyo nababwira urubyiruko bakagombye kwihangana imbere ni heza ntibihangane ibyo Imana yabateguriye birahari kandi umunsi nugera byanga byakunda bizasohora nibashikame bagumize mu Mana banasenge byose bizagenda neza amina urubyiruko mudukurikiye izo nama ndumva muri kuzumva kandi zabagira umumaro nshimiye Imana rero nzi ko umaze igihe kinini ukijijwe kuko watubwiye ko wabatijwe 92 urumva imyaka ishize ni myinshi 30 nzi gusenga cyane mwana agiye mu bigira ibihe binini byo gusenga ni ikihe kintu cyakubayeho cyangwa se wabonye kikakwemeza ukavuga uti iki kintu ni Imana igikoze iki kintu kinyeretse ko Imana iriho koko ukavuga iti kiri gitangaza kweri ikintu cyanyemeje cya mbere ko Imana iriho kandi Imana ishobora byose ibyo ivuga igomba kubikora icya mbere ni byinshi Imana yavuze twari turi gusenga icyo gihe bwari uburyo butemewe bwo ko umuntu yabona uko asenga tubwira Imana tuti Imana nimba koko tuzi kuri Imana hari nijoro twari abasore 4 turi ahantu bwishe imvura nimara kugwa dusenge natwe niho utigwisha imvura bwishe imvura turahita tubona yuko uri Imana ibana natwe icyo gihe ukwezi kwari kuri kuva twicaye nyuma y'iminota nka 10
dutangira gupinga turabona tuti ibintu tuvuze ntabwo bishoboka. ubwo ibyo mwabivuze mubona ikirere nta n'imvura yakubye, nta mvura yari ikubye, nta n'agacu, ukwezi kwaravaga kuri kuva bye. turangije dusubira mu mubiri turabona tuti ibyo bintu ntabwo bishoboka. Imana ako kanya iraza iratubwira ngo kuki mutizera, icyo munsabye cyose ngiye kukibakorera, nimubanze mwihane. icyo gihe twagiye hasi turihana, tumajije kwihana Imana iba igushije ya mvura, ibiragoye imvura iragwa. twari duheruka gusenga uko tubyumva, ahasigaye turasenga turidagadura, turasenga tuvuga Imana, Imana iraza ibana natwe, tubwira uko bizagenda, uko ibihe bizaza n'ibiki byose. turangije gusenga imvura igira gute? irahita. imaze guhita Imana iratubwira iti bana banjye muje mwizera kuko ibyo mbifuriza ni ibyiza kandi nzabana namwe. abo twari kumwe icyo gihe na n'uyu munsi baracari mu Mana kandi turacakomeje urugendo tuje imbere. ikindi ndavuga nari mfite abana babiri b'abakobwa, nta n'umwana w'umuhungu nari nayisabye. icyo gihe ndi gusenga muri etaje Igisenyi, Imana iraza irambwira ngo mwana wanje Mutarame papa, nguhaye umwana w'umuhungu. ndavuga ngo Mana nta mwana nagusabye. irambwira ngo njyewe ni jye Mana, ntuzanamenya nuko bigenze. irambwira ngo ushaka ko dupingana? ndavuga ngo Mana ntabwo twapinga kuko mupinze yaguhitana. ndabyemera. twari dufite umwana ugeze mu mwaka n'igice kandi umudamu yacukirizaga mu myaka 2 n'igice hafi 3. ahubwo Imana yambwiye ngo ngiye kuzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. ndavuga nari kuzirinde. Imana iravuga ati nushaka ko dupinga uzabibona. ndavuga ngo ya Mana ndayamanitse, kandi koko uko yabivuze yarabivuze, umwana yarabonetse. iraza irongera ibisubiramo mu rusengero. ntabwo twacaga muri ekogarafi, twategerezaga Imana yavuze. Imana rero iraza irabikora. twari dufite umwarimu witwa Stoke, akiri mwarimu atari yaba umushumba. twavuye mu rusengero Imana imaze kubivuga ngo ngiye kureba iyo Mana yavuze ko nshimiye muhaye umwana w'umuhungu. agera ku bitaro asanga uwo mwana yabonetse. aravuga ati koko twemeye Imana yavuganye natwe, yabanye natwe. ni Imana rero, Imana yatubwiye yuko izatwubakira urusengero rw'inyarubande, twese twambaye ibirenge na za rugabire. uraribona itorero ry'inyarubande ntabwo ari ukunegura, nta muntu wari ufite n'ibihumbi 200, ariko reba uko urusengero rwari rumeze. iravuga iti nzabikora byose. hari Imana rero ivuga, kandi ibyo yavuze bikagira gute? bigasohora. ni byinshi Imana ivuga tukabibonesha amaso yacu, twarabibonye. rero niyo mpamvu dukomeje kuyikomera. hari ikindi wibuka se cyakubaho nanga cyabaye ku mugenzi wawe cyangwa ku nshuti yawe, nacyo uravuga uti iki ni igitangaza kimwe cyonyine? igitangaza kuri mugenzi wanjye, wenda nakubwira igitangaza cyabaye ku mudamu wanje. reka niwe kuja ndatanga urugero ku bandi cyane. Imana yarambwiye ngo azabyara ababaye ariko ntago azapfa. ndavuga ngo ni gute umugore wanje agiye kugenda? njya mu masengesho, Imana irambwira ngo mwana wanje uyu mwana nzamuguha ari muzima na nyina muzima. igihe kigeze cyo kubyara turagenda ku bitaro. yajyaga ku bitaro agasanga mu nda nta kibazo. twageze ku bitaro ibise birabura. bimajije kubura turagenda bahita bamutaransifera tujya hopitari. tugeze hopitari niho navuze ngo Imana ishobora byose.
bagiye kureba basanga umwana yari itambitse kandi igihe cyo kuvuka cyari kigeze. Ni ukuvuga ngo amahirwe yari ahari ni ayo kumubaga, nta kindi bagombaga gukora. Bashaka, igihe kiragera baramujyana, bamugejeje mu ibagiro bari bagombaga kumubyariza. Cya gitangaza Imana ivuga, bamutera ikinya, ikinya bagira ngo cyamufashe nyamara kitamufashe. Barakebye, umudamu arabira, natwe turabyumva. Uri kumva batubwiye yuko iyo bamaze kugukeba badasubira inyuma. Bamuteye ikindi cya generali ari uko bari kumukorera, ikintu atumvishe ni ukumudoda, naho gukuramo umwana byose yabaga abyumva, ari gutabaza. Kandi koko Imana iravuga ngo nzamuguha ari muzima ndetse n'umwana muzima kandi azababara. Si ubwo niwe yababaye? Yarababaye. Ibyo rero ni ibintu bigaragara bifatika Imana igenda ikora cyane cyane cyane. Mwabonye ukuboko kw'Imana cyane rwose, mwarakubonye pe. Twabonye imbaraga z'Imana kandi Imana yari igaragaje, na n'uyu munsi turacyayishima ku byo igomeje gukora. Imana ishimwe cyane. Amen. Uko yagoraga kera na n'uyu munsi ni kwiri. Jimmy, urabona muri iyi minsi ikintu bita divorce kimeze nabi. Sinzi niba utajya ubibona. Ndabibona ko abantu kumva runaka yaradivorushije, runaka bari muri divorce. Uri kubona izi divorce ziri kugaragara cyane muri iyi minsi, ziri guterwa n'iki? Divorce ziri guterwa, ndabivuga mu hari ukutanyurwa. Umuntu yabayeho, njyewe naragenda arambagiza, maze kurambagiza igihe cyagera kumva umugore wanjye ntabwo nkimwishimiye, ngashaka ibintu by'impamvu, impamvu cyangwa se no kutanyurwa. Uri kumva iyo washatse umuntu nk'impamvu kugira uzibure biragoye. Icyo gihe rero niba umugore wamugezeho yakosheje cyangwa atakoze ibitari byiza, ugatangira ugahaguruka ukavuga singira gute. Ariko hagati y'umugabo n'umugore, nimba abantu bashaka kugira ngo babane neza mu mahoro, nuko amafuti yanjye n'amafuti y'umugore twese tugomba kuyahuza, tukavuga ngo twese turahemukirana. None se umugore wawe ntiyagiye gusambana, yakubwiye nabi, wamubwira uti ngirira ipantaro wasanze atayikoze, ubwo yaba impamvu yo kuvuga ngo abantu batane? Ni utuntu tw'uduhamvu. Ariko muri Bibiliya iravuga ngo ibyaha byabamwe bigaragara hakiri kare. Impamvu ibyo bibaho, izo za divorce, umuntu asigaye arabaho, wa mugore we yaramwanze, yamara kumwanga agashaka ikintu azuririraho kugira ngo agire gute batane. Icyo gihe rero ubukristo nabwo ntabwo niba buhari. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Niba umugore yakugerageje, ni gute utakwihangana? Ni iki kirenze yakoze utakwihanganira? Aho rero hari ibintu byinshi bihishemo aho hirya. Umuntu akaba yaragiye kera, bikazajya kujya ku mugaragaro, yaramajije kugenda. Hari n'abandi yabonye, uzababona umwe yadevorosheje n'undi yadevorosheje, babandi ukajya kubona bihuje gute? Byagenze gute? Ni abantu baba baziranye, igihe cyagera bakazabishyira mu bikorwa, ariko ni ibintu biba byaratangiye mbere y'igihe, hakaza utuntu tw'uduhamvu, igihe kikagera nyine bakabishyira mu bikorwa. Ariko twari dukwiye kwirinda utuntu tw'uduhamvu cyangwa ibintu by'ibyaha twareba kuri bagenzi bacu, kuko ari umugabo arabikora, ari n'umugore arabikora. Twese dukwiriye guhurira hamwe tukavuga ngo
aha twacumuye mbabarira, nawe akakubwira ati mbabarira, mugakomeza urugendo. None se abo hambere mwakoreshaga ihe tekinike cyangwa se bakoreshaga ihe tekinike kuko ubona ko divorce ziri kwiganza mu ngo za vuba, imyaka 5, 10 wenda aho ngaho, ubona bamaze imyaka hejuru y'10, 15, 20 ntago zirimo cyane, ariko izo kese zibanze mu ngo navuga za vuba. Abambere bona ari irihe banga bakoresha ku buryo ingo zabo ziramba bituma izungubuho ziri gusenyuka vuba? Ibintu turi kuvuga, abantu barasengaga bakubaha Imana, bagaha n'agaciro abadamu babo, kuko ubona n'abadakijijwe ubona ko ingo barazisaziyemo. habagamo kubaha Imana, icyo ni kimwe, hakabamo gusenga, muri uko gusenga bigatuma noneho hakabamo na cya kindi cyo kwihanganirana. Uko kwihanganirana rero niko kwatumaga ingo zubakwa zikagomera zikaramba. Iki gihe rero niyo mpamvu ndakubwiye ngo nta rindi banga ririho mu kubaka urugo uretse kwihanganirana. Nimba hatarimo kwihanganirana uko byagenda kose zasenyuka. Icyo gihe rero izubu turi kuvuga nta kwihangana kuri kuboneka mu bantu. Ari kuzana umugore azi ngo ni marayika, nta mugore w'umumarayika uhari, nta n'umugabo w'umumarayika uhari. Twese twavukiye mu byaha, gukosa tugomba gukosa, ariko tugomba kubabarirana kugira ngo dukomeze urwo rugendo. Impamvu rero urambaye uti none icyo gihe cya mbere uko biri ko byagaragaraga nubwo batanaga atari benshi, ariko icyo gihe igice kinini habagamo kwihangana. Umugore niba yakosheje ukumva ko n'umuntu wakosheje, umugabo niba yakosheje ukumva ko ari umuntu wakosheje. Iki gihe rero umuntu ahura n'abantu benshi akavuga ati nugenda nta kibazo uzabona n'undi, ariko nawe nugenda nta kibazo uzabona n'undi. Ariko ibyo bintu ntabwo ari byiza. Icyo navuga, nagira inama abadukurikiye, ni uko barushaho kwihanganirana, ugize icyapfa na mugenzi we bakikiranura. Niba njye nakosheje kamenya ko n'umudamu yakosa. None tugumize guhagarara ku cyubahiro ngo njyewe nduyu n'uyu. Niba dushaka ko ingo zacu ziramba, turabwira abubatse n'abitegura kuzarushinga, ntabwo kubaka urugo ari ugukina, ntabwo bizahora muri sherishushu, birahinduka. Ariko ibyo byose umusingi wabyo ni ukwihanganirana mu kibazo cyabonekanye mu rugo. Ntabwo bishobora kurenga kwihangana. Hari igihe wenda ushobora kuba mubana umugore cyangwa umugabo, hano ukabona hari ibirenze kwihanganira, akavuga ati narihanganye kenshi ariko wenda yamanitse. Ngaho urugero nawe uko kwihangana umuntu yamanika ni ariko buriya abantu baba bafite kwihangana gutandukanye. Urashoboka ko icyo wakwihanganira hari utakihanganira. Birumvikana ibyo byo kuba ngo ntabwo ngo hari ngo njyewe sinshoboye kwihangana, kandi kwihangana bitera kunesha. Ubwo rero niba utihanganye se, ubwo uri kumva bizaba ibibazo nyine. Ariko umusingi wa byose ni uko njye nihangana n'umugore akihangana, kuko bo nta byera ngo byanga byakunda, amakosa yagomba kuboneka, kandi ikosa ntabwo rikosozwa irindi. Niba ridakosozwa irindi rero hagombaho kubaho kwihanganirana uko byagenda kose. Uko umuntu agize icyapfa na mugenzi we ntibikiranure. Inzira ije mu ijuru, rega abantu benshi twihutira mu rusengero tukumva ko hari ibibazo byacu birakemukira. Ariko nimba mfite umudamu, njyewe ndamufite, ntabwo ijuru nzarikura mu rusengero, ijuru uri mu rugo. Uko mbanye n'umudamu wanjye nuko mbanye n'abana banjye. Uri kumva iyo nageze mu mugambi wo gukora divorce, ubwo se ndacyari kumwe n'Imana?
ubwo niba umugore yaje ikintu yankoreye ntabwo ndi kumwe n'Imana. Icyiza rero biravuga ngo nimukora icyaha nimurakaranye mukagira icyo mupfa, izuba nirikarenge mukirakaye riri kurenga bukongera bugaca bukongera bukira bukongera bukira uko umuntu buri guca niko ari kuwuhembera, bwakwira ari kuwuhembera. Nibyo uri kumva hato na hato umuntu umwe yaryamye yakoreye mugenzi we bibi, undi yaryamye ugasanga ibintu byabaye bibi. Ariko habayeho kwikiranura madamu byagenze gutyo, umugabo n'umugore bakaganira mu mwuka mwiza, ntakuza ngo wakoze ibi ngo wowe uri igiti uri gukubita uri gutukana, ukaza neza uti madamu dore iki gihe witwaye nabi, nanjye dore aka wakoze ntabwo ari keza, nawe arakubwira ati aka nawe wakoze ntari keza. Icyo gihe musasa inzobe muri mwembi muva aho ngaho muri bazima muri basha. Iyo rero wipanitse nyine nawe aravuga ati aba ngo ntimuzaje iwanyu ati noneho dusature. Izo rero nizo ngaruka zibaho, kandi nubwo abantu usanga bumva twihesha amahoro ngo divorce ntacyo itwaye, ariko ufite umuryango, umuryango bamwe urabasize abandi uragiye, ubwo se ubwo burere bw'abana bakeneye ababyeyi babo bombi. Uri kumva iyo muri kumwe biba byiza cyane kurutaho. Buriya se burya kwihangana nyine ni opsiyo ya nyuma. Urane gute birashoboka ko abantu babana ku buryo buri wese hariya byakoze byashimisha mugenzi, mbese mugaharanira buri wese hari gushimisha undi, ibyo bintu birashoboka? Birashoboka, nubwo bitabaho igihe kinini. Birashoboka ko uyu munsi nagira n'ibihe byiza n'umugore wanjye, n'ejo tukabigirana n'ukwezi kugashira n'abiri kagashira. Ariko satani we ntahaba yagiye, kuko ibya satani aba ashaka gusenya, aba ashaka gusenya bya bintu byiza. Iyo rero bishemo ako kantu mugomba kureba ngo njye n'umugore wanjye ko twari tumeranye neza, ibi bintu biturutse hehe? Icyo gihe rero iyo umaze kuhabona, ubundi ikibazo kihaba abantu ni ukutaganira. Babayeho kuganira, ibibazo byabo byombi babikemura kandi bikarangira. Tuvuge mfite abana bakuru, niba mfite abana bakuru ntabwo ndaje kubwira umugore ngo ibi n'ibi hagati y'abo bana, ntabwo bishoboka. Ndagenda njye nawe twirerere mu cyumba tuganire, tubwirane ibitagenze neza n'ibyagiye neza n'ibyo dushaka kugira ngo tuzagereho. Icyo gihe twembi aho turi aho ngaho, iyo tumaze gusasa inzobe tukuraho bya biri. Bibiliya iravuga ngo ibya kera ntabwo byibukwa, biba byavuyeho, tuba tubaye ibyaremwe bishya. Icyo gihe rero bwa buzima burongera bukagaruka. Naho ibyo kuvuga ngo abantu birashoboka ko babana, ntabwo babana nta kibazo, ariko ni nk'uko n'ubundi babana ukwezi kugashira abiri kagashira nta bibazo bafitanye n'atatu. Nyamara iyo satani adonyemo akantu, icyo mwihutira ni ukugira ngo ka kantu mugakureho bongere gukomeza urugendo. Icyo kintu ndacyumvishe cyane, kandi nicyo muri make urugo ni urw'abantu babiri, umugabo n'umugore. ubwo iyo bintu bibananiye hagati yanyu bikajya ku wa gatatu no mu miryango no mu ki, ubwo se bari kujya mu marembera. Urumva iyo abantu babiri ibibazo byabo byabananiye, wenda wiyambaza mushuti wawe ku ruhande, ariko urakura hehe umuntu nyamuntu urabona uzakubikira ry'abana? Araza koko ngo ni mushuti wawe, nawe ahagararanye na runaka avuga ati urabizi ntuza, ati ibyo byamucanze ataherutse kuja kunshaka. Ibanga ni irya babiri, iyo hajemo uwa gatatu arabisenya. Icyo gihe rero byanga byakunda, uri kumva iyo mwebwe ubwanyu umugabo n'umugore n'ibibazo byanyu byananiye kubikemura, haba hari ikibazo gikomeye, biba bikomeye.
nibyo ndemera yuko ushobora kuzana uwa gatatu ariko wa wundi wa gatatu ntabwo ashobora kukubikira ibanga kuko umuntu ashaka za mpaka za ntacyo turwane niwe wakoze ibi niwe wagize ute niwe wagize gute ni gute tudashaka nko kujya ibintu birenze yakoze ni ibiki byatuma mwebwe ubwanyu byabananiye yayishize umutungo se yakoze ibiki se ni ikihe kintu kidasanzwe yakoze icyo gihe mugomba kwicara mwebwe ubwanyu mukagikemura iyo mugifite amahirwe mukagira ababyeyi muhamagara ababyeyi bakaza bakavuga bati dore nuko bigenda kuko baba ari abatanze inararibonye kubaka urugo nuko bigendaga icyo gihe abo babyeyi baraza bakababwira bati bana bacu nuko bigenda ari umukobwa arabyumva ari n'umusore akabyumva ubuzima bugakomeza nayo tugiye hanze nyine hanze umuntu araza ati urabizi ati nanuza mwari muzi ukuntu ngo ageranye ameranye neza n'umugore we nawe nuko byagenze icyo gihe rero nyine yakubona nawe akabwira undi yakubona akakubwira undi waje kubona ukabona intuza yose imenye amakuru y'iwawe kandi uzi ko wayabwiye umuntu byanga byakunda abanyumva n'abazanyumva abari hirya no hino nuko ikibazo cyo mu rugo bakagombye kukikemurira bakicara bagasasa inzobe bakavuga bati aha n'aha wankoshereje ndi kugusaba imbabazi kuko twese turi ku birenge bya Yesu kandi uwo mugabo niwe tubanza twabwira tuti tubabarire umugore ugwita mbabarira nawe ati mbabarira ubuzima burakomeza ukamubwira uti ibisimba ishaka numva ko twakubaka muri uyu mujo ibyo bintu byagenda neza muri make abantu baganire ku bibazo byabo babeho umwanya babikemure kandi hariho guca bugufi kuri buri umwe cyane umugabo umugore bace bugufi ni ngombwa yuko habonekamo guca bugufi iyo tudaciye bugufi umugabo akaja hejuru n'umugore akaja hejuru bibibindi ariko iyo duciye bugufi umugabo niwe umugore yakosheje tukaja mu ruko ni wa mwanya twavuze tukaja mu mwuka mwiza icyo gihe wa mugabo cyangwa wa mugore turara amahoro ugasanga ibintu bimeze neza naho iyo twihaye kugenda ngo njyewe nduyu ninjye mutware wo muri rugo ninjye kiki urananiye niba ushaka uzagire gute byanga byakunda ubwo nyine biba byagucanze nyine birangira bisenyutse kubaho guca bugufi kuko twese twashakanye dukuze kandi ntawe twavutse ku muntu ubu uri kumva imico yacu iratandukanye niyo mpamvu rero tugomba kubahana twamara kubana tukagerageza uko twajana niba hari uwakoshereje undi tukaba wankoshereje tukabiganiraho ikibazo tukakirangiza ubuzima bugakomeza izo nama ni ingenzi cyane iyo urebye muri iyi minsi ubona abasore ibintu byo gushaka batari kubikozwa ukabona umuntu agize 35 40 ariko ukabona nta gitekerezo kandi mbere mu gihe cyanyu mwashakaga mukiri bato mwashakaga ari bato ubona ari iyo mpamvu ubona urubyiruko ruri gutinya gufata responsibility ngo bashake bubake ingo ukabona nta gahunda pe urubyiruko hari ibintu bibiri bitandukanye kuri rwacu abenshi muraganira ati ngewe ati nkwano ati ntazo mwamara kuganira uwundi ati abandi bari gushaka n'ubundi bamara gushakana hakabaho divorce bagatandukana uri kumva bati ibyo rero nabyo biri mu bintu biri gutuma tudashaka abandi icya gatatu arakenera umukobwa akamubona ndashaka umukobwa turarana akamubona ariko icyo gihe cyacu wumvaga ari sakirirego wakoze ukavuga uti ibi bintu ngiye gukora n'Imana yazi igahita inyica ariko ubu ngubu nyine
niba mwifuye ko arahamagara ati runaka ati ndagushaka ati ngwino insura akaza ni umugore ashaka bakararana bwacu umukobwa akagenda icyo gihe se urumva uwo muntu azatekereza gushaka ati ariko icyo gihe n'umukobwa mbere umukobwa yarashakaga kuri abamujanaga batubwiraga ngo kera yajyaga kuryama akisiga amavuta y'amamesa ku buryo umugabo yajyaga kumukoraho akanyerera bakagundagura kugira babonane ngo nuko ya mavuta yabaga yashize icyo gihe umukobwa nta apeti yabaga afite yo kuba ngo ashaka umugabo uri kumva ariko iki gihe barabahamagara ati ndi hano nawe akaba yaje yinjize gute na gutya akaba yaje ibyo rero biri mu bintu bituma mbese ubu urambwira umuntu agira imyaka 40-50 koko akoze mu cyuma ni muzima se yabuze umufasha w'abantu bamutera inkunga aje mu mubare w'abantu bari gutinya resiponsabirite ikindi cya kabiri bakitwaza ngo za devorose ziri aha hanze wowe shaka utagamije kudevorose ikindi ngo ndazana umuntu ngo iwabo ngo mbese bafite ibi n'ibi ngo niba ngo ntabyo ngo niturabana idusanga umugabo ari kuzana umugore ngo iwabo ngo niba batamuhaye umurima ngo niba batamuhaye iki n'iki ngo uraje iwanyu ibyo gihe bya mbere mwashakaga ubuzima bwanyu mukavuga muti dushaka ubuzima kandi Imana izatugenda imbere kandi bishoboka impamvu rero ibyo byose bibaho cyangwa byabaye ni ukubera yuko ibyo abo basore bashaka bari kubibona izo kese nyinshi turazibona tuzijamo ugasanga ibintu byarakomeye ukagenda uvuga uti se none twabigenza gute twakwitwara gute ugasanga aho ngaho rero muri iriya minsi hari umusore umwe yaraje azana umukobwa ararangije barabaye ageze aho ati ngiye sinyigushaka bari bamaranye amezi 4 ubwo agiye kugenda ati nabonye undi shera ati ntitwasezeranye agiye kuzana undi n'ubundi nawe aza aho ngaho nibirangiza nawe nashira ngahe azane n'undi niyo mpamvu ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo ni ibiki n'ibiki ibyo bakeneye bari kubibona ariko ubundi twaratinyaga tukavuga tuti icyo nagikoze Imana yahita kwica ukavuga uti reka nirinde ntegereze ibyo Uwiteka yanteguriye ubwo rero aho ngaho bari gutinya bati ni imiryango imwe iri gutana buri munsi resiponsabirite nayo bakayitinya ikindi ngiye mbona gikomeye ni uko nimba bashaka runaka aramubona izo nizo ngorane zihari nizo zituma urubyiruko rwinshi rudashaka ni uko icyo bashaka nyine ari kukibona ushaka ibirayi wabibonye ushaka inyama wazibonye gusa urumva uzagira umutima wo kuza gushaka ibindi byinshi kandi uri kubibona ubwo ntabwo harimo n'isano ry'uko ubuzima hanze aha bukomeye ubuzima burakomeye ariko ibyo ari byo byose nabyo hari abaza bakabivuga ariko nyirizina abantu bose se ko hari abo tuzi bafite iyo mitungo kandi ubuzima bumeze neza batabikora ukabona ageze mu myaka 40 urwitwazo ni ngombwa yuko abantu bakora kandi uwo mugore aje bagafatanya bagakura amaboko mu mufuka nibwira yuko ibintu byagenda neza ntabwo abantu bose bazaba ku mwanya ungana ariko ibyo ari byo byose uzasanga wa musore ibyo aryawe wenyine byarya n'umugore n'abana nka 3 kandi yabiriye umunsi umwe ubwo rero gutinya resiponsabirite nabyo birimo ariko nta mpamvu twakumva yuko umuntu ahora muri icyo kigare ngo ngiye ngo niyo ngo ubuzima ngo ni bubi ngo bigeze gutya ngo ntabwo ari byo bagira inzitwazo kuko twaguha ingero nyinshi z'abantu bafite ibintu ariko batashaka
kandi watarihaye Imana uri kumva ibyo nyine ntabwo ari inzitwazo bakagombye gushirika ubwoba ntacyo bitwaye bakangura umuryango kuko nabyo ni byiza. Bibiliya avuga ngo ababiri baruta umwe, ababiri baruta umwe, burya iyo ufite umugore uba ufite icurusha utamufite. Wagira iyihe nama rero urubyiruko ruri hanze aha nyine ruri muri rusange? Urubyiruko cya mbere ni ukwitinyuka, bakumva yuko nibakora bagakura amaboko mu mifuka, bamara gukura amaboko mu mifuka bagashaka abo bashatse nabo bazaba bafatanya bakora bahuriza hamwe, kuko urebye urubyiruko rw'iki gihe ahanini bakunda kwihangira imirimo. Udacuruza inyanya aradoda, utadoda aja mu garaje, utari mu garaje ari kujya gutwara moto, utari kuri moto duri gukora ibintu bitandukanye. Icyo gihe rero nibabazana bagahuriza hamwe ibintu bizagenda neza. Bigomeza gutinya, kuko gutinya ntacyo bimaze, birakwiriye kugira ngo baze dufatanye bakore kandi ibintu bizagenda neza. Nibaze bakore, biyubake, biteze imbere, ibintu bizagenda neza, nta kibazo kizaba. Izo nama ni nziza cyane. Ngaho rero gira icyo ubwira abantu muri rusange ukurikiye, ibyo wumva wababwira umutima wawe. Cya mbere manje kubashimira kuba mwantumiye, Imana ibaha umugisha, ni byiza. Icya kabiri ndashimira umuryango wanjye, umudamu wanjye n'abana banjye, uburyo ki tugerageza kugira ngo dufatanye muri ubu buzima bwo muri iyi si, kandi twifuza no kuzasoza neza uru rugendo tugana mu ijuru. Ikindi turi kubwira abatwumva ni uko baharanira kuzagira iherezo ryiza. Hano muri iyi si nibyo turakora, tuzagiraho ubuzima bwiza, ariko hari ahandi tuzagira ubuzima burenze ubwa hano mu isi. Nifuriza rero abazanyumva n'abari kunyumva kugira ngo bagerageze kugira ngo bubahe Imana. Twatangiye tuvuga ngo mbere byagendaga neza, n'ubundi dushakishe gukora ibyiza, kandi bizagenda neza nitwubaha Imana. Imana izabana natwe. Kabwira abanyumva n'abazanyumva kugira ngo tugerageze kubana n'Imana, kandi Imana izadushyigikira mu byo dukora byose. Wakoze cyane rero kuduha umwanya wawe ukaganiriza abadukurikiye, kandi iki kiganiro cyari kiryoshye cyane. Njye naryohewe, kwibwira n'abadukurikiye baryohewe. Ufite ibintu byinshi kabisa byo kubwira abantu. Nakagaruka, turacyari kumwe, uzongera ugaruke utuganirize, kuko nzi ko nawe uri sitoke, ufite byinshi byo kubwira abantu. Ubwo rero turabashimiye, dushimiye abadukurikiye bose. Imana ibaha umugisha. Umuntu utarakora subscribe nibuka kuri subscribe kugira ngo ajye akurikira ibiganiro byacu, ndetse ni n'inkunga ikomeye abaduteye. Yesu abaha umugisha rero, murakoze cyane. Sawa sawa, naho ubutaha. Murakoze cyane. Sawa.